nzagupfira episode ya 6. Durukana mu gitondo cyakurikiye wa munsi wari wabayeho ibirori. Ndahamagara Nikora amubwira ko wa muti urikoze. Nikora ati ntumbwire ko yarangiye, ubu nitegure kujya guhamba, ubundi subibwiwe n'iki. Dudu ati ubu mu rugo ibintu byakomeye, ese bizeye neza ko bya biryo byariwe na Muhorakeye? Nikora ati Dudu ndabizi neza, ngiye namaze gushyiramo ka kantu mpita mbyiterekera ku meza, nigiye wabimyihereye rero. Dudu ati nguki none se wamenya yapfuye? Nikora ati ntabwo yahita apfa aka kanya kuko bwica gahoro gahoro. Dudu ati none se ko wa mukobwa wacu ujya kudufasha imirimo yo mu rugo ubu yapfuye, naketse ko yaba yarariye kuri bya biryo. Naho ku rundi ruhande aho Kevin ari kuvugira kuri telefone ati ngewe nahise nkeka ko wenda bitakuryoheye, gusa Muhorake ni ukuri byanshimishije kukubona ku munsi nizihizagaho itariki y'amavuko. Muhorake ati sha nanjye byanshimishije, naho ubundi naturutse mu rugo numva mu nda hari kundya ku buryo iyo ngira ikintu nyirenzaho ntari kugubwa neza, gusa fanta yamfashije. Kevin ati Muhorake reka njye kureba impamvu Dudu arimo kurira. Muhorake ati ari kurizwa n'ikise muri iki gitondo, nyarukurebe icyo abaye. Kevin yahise akupa, naho Muhorake yafata Bibiliya atangira kuyizenguruka agwa ahantu handitse ngo nubwo abanzi bawe bahagurukiye kukugenza no gushaka ubugingo bwawe, nyagasani ariko ubugingo bwawe buzahambiranwa n'Uwiteka Imana yawe umutwaro umwe w'ubugingo, kandi ubugingo bw'abanzi bwawe azaburekera nk'uburi mu muhumetso. Nuko Muhorake ati uyu mwana w'abanditse ari kwizwa n'iki? Mu gihe akibaza ibyo Eminence aho yari aryamye, nuko amubonye arikanga. Muhorake ati eme ko mbonye ukikanga bigenze bite? Eminence ati nari nzi ko uryamye none wabyutse, none se kukangutse kare kandi ari mu mpera z'icyumweru amakuru ze? Muhorake ati ni meza n'ukuri, ahubwo ngwino tube tuganira. Ku rundi ruhande iwabo wa Kevin bose bicaye mu cyumba uwo mukobwa yararagamo. Nuko Dudu ati none se uyu mukobwa yabazize iki koko? Papa Kevin ati nanjye ubu byanyobeye, none se kubona nta gikomere afite, wenda ari murebe ko hari inzoka yaba iri muri iyi nzu, uhasanga yamurumye asinziriye. Mama Dudu ati Dudu ngwino nkubaze. Bahise basohoka bajya mu nzu nini, binjira mu cyumba cya Dudu. Bamaze kugeramo Mama Dudu ati buriya uriya mukobwa ntiyaba yarariye kuri bya biryo? Dudu ati none se yaba yarabiriyeho wa mukobwa we ntaba yapfuye? Mama Dudu ati none se Nikore mwavuganye? Dudu ati mukanya amaze kumamagana ambwira ko akiri muzima. Bakivuga ibyo Kevin azagana ku cyumba bari barimo arakomanga, nuko Dudu aza kureba icyo amushakira asanga ni kuri telefone bari kumushaka. Yahise yitaba uwari umuhamagaye aramubwira ati sha ariya mafunguro yanyu ashobora kuba yari yahumanijwe kuko na Rebecca yapfuye. Dudu yahise ataka cyane. Kevin yarageze mu muryango asohoka, yahise ahindukira ati abaki, gusa Dudu aho kuvuga yarushagaho gutaka. Papa Kevin yahise aza yiruka, baza babaza uko bigenze. Dudu ati na Rebecca yapfuye. Bose bahise bagwa mu kantu. Kevin na mushiki we bararebanye, nubwo bari abantu bagera kuri 4, n'umwe wagize imbaraga zo guhumuriza undi. Naho ku rundi ruhande ni mu rugo rurimo abantu benshi. Mu nzu yari muri urwo rugo hahise hasohokamo umusaza, ariko asohokana umujinya mwinshi, ari nako avuga ati ibi birasobanuka, umwana wanjye ndamubakurikiza. Simoni uracyakurikiyeho, sohoka ujye kunyereka vuba aho yiriwe ejo. Barambona. Hahise hasohoka umusore, asohoka yambaye inkweto zidasa, nuko basohoka muri urwo rugo. Twongeye kugaruka aho Eminence ari kuvugira kuri telefone ati mana we ubundi sasa nawe kubwiye ukanga kunyumva, ubu se koko turabigenza dute? Nikora ati sha ndumva ubwoba bwanyishe ngiye kwihungira da. Eminence ati ibaze n'ukuri, ubwo se urumva utaba wishyize ahagaragara? Nikora ati sha nta yandi mahitamo ufite, ariko uwapanga kandi gatego kabisa uyiwa ntumosha pe. Eminence ati reka sha ngaho mbwira numve ukabyara we. Nzagupfira episode ya 7. Nikore yakomeje kubwira Eminence uko icyo gitekerezo giteye, ati nibaramuka bamenye ko ari twe biradukoraho, ikindi kandi ndabasebye utibagiye umuryango wanjye, si ibyo gusa kuko twanafungwa. Eminence ati nawe ubu se ngiye mvuga iki? Nta kundi ikize cyose ndacyakira kuko nikiba bikoze. Nikora ati sha wikwicuza kuko
kuko ibyo wakoze wabikoreraga njyewe, wowe humura, niyo mpamvu nifuza ko dukora ako kantu. Dore uko gateye rero, ngiye guhamagara Dudu mutera ikinyoma, ndamuzi arabyemera nk'ukuri. Tugarutse mu rugo rwabo wa Kevin, wa musaza yakamejeje ati bigombe bisobanuke, niba umwana wanjye yariye hano nimugoroba ndetse n'uwo mukobwa wanyu akaba yapfuye, ubwo nta kabuzaziza ibiryo byanyu, ndashaka wabitetse ndetse n'uwabigabuye. Mama Dudu, rwose natwe byatuyobeye, erega natwe twabiriyeho rero tuba twapfuye. Dudu ati ariko se mama, kabana twari twatumiye bose atari ubwa mbere baza ahangaha, ubwo byagenze bite? Ndumva umuntu yashakira mu bandi, wenda nkuriya muzamu ndetse n'uwa mukobwa w'inyabinoni kuko ejo twicaye yasohotse hanze. Simoni wa musore waje wambaye inkweto zidasa ati dore uko gasa, gusohoka no kwica bihuriye he? Ahubwo ndabona usa naho ubizi neza, urabisobanura, urabona ngo ukaririza, ndavangaho amenye ukuri. Mama Dudu ati umva rero wa musore we, wito utankomerekereza umwana, umukobwa wanjye niwe wari umusangiza w'amagambo, urumva ko nawe yahuriye n'ibiryo. Papa Dudu ati ariko nimusigeho, none se ko mutongana gusa umuturabo wowe, hamagara wa muzamaze hano. Naho ku rundi ruhande aho Muhorakeye yari gukora isuku mu cyumba araramo, telefone yiwe ihita isona, ajya kwifata aho yari yayirambitse, nuko ahita yitaba ati shaka numva uri ahantu hari mu rusaku. Undi ati bya birori byanjye bigiye kunkoraho, ubu hamaze gupfa abantu babiri bose, ndumva mfite ubwoba ko baza kwiyongera. Muhorakeye ati mana yanjye, babiri bose ubwo bazize iki kuko mana yanjye? Gusa Kevin ihangane, ni ukuri byose bibaho kubw'impamvu, ariko nanone mubaze neza kuko numva bidasanzwe. Kevin ati yewe ntibisanzwe ibyo, ubu abantu bose bageze aha bari kubahata ibibazo, tukibaza icyo nzira. Nuko Muhorakeye ati Kevin bihangayika pe, hari umurongo wo muri Bibiliya ugira uti irukura abarengana ikabakura mu makuba, kandi akarengane gatuma baziburira amatwi. Rero wihangayika kuko njye ndahamya ko nta ruhare wabigizemo, ahubwo niba unyemereye reka mbanze ndangize gutunganya ahantu turaza kongera. Kevin ati sha Muhorakeye, nkunda ko umuhumuriza, numvaga nihebye, none utumye nongera gutekereza ko ntari njye nyine muri ibi bibazo. Ngaho reka nkureke, gusa ndumva byakomeye. Tugarutse aho Emerance ari kumwe na mama we. Emerance ati ariko koko mama, nuko akagombye kunsubiza, ubu se nutamfasha bakamfunga bizakumarira iki? Mama Emerance ati ni kazi kawe, igihe cyose utumva inama zanjye uzabura n'ingaruka mbi. Utekereza ko abo bantu mwinshi ari insheje cyangwa ibimanyo? Naho ubundi wimbaza ubwoko bw'uburozi naguhaye kuko njye sindoga, uzaze nkwereke mugenzi wawe mubaze uko mwagombaga kubukoresha. Nicole ari kumwe na Dudu ati warampemuje cyane, ubu ndi kwicuza icyatumye mbikora. Nicole ati kuko Dudu muramukazi wanjye nkunda, niba umbwiye utyo none se n'igihe bikoze ko byakozwe no gukunda musaza wawe. Dudu ati rega ni ukuri, urabizi ko ntacyo wamburana, ariko nanone twararengereye. Nicole ati Dudu humura, njyewe ndaje nkwereka ukuntu gukura muri biriya byago ndetse n'umuryango wawe nako wanjye kuko muri abanjye. Dudu ati ubwo se urabikora uti? Nicole ati ndaza kuguhamagara nkubwire, reka njye kureba Emerance. Tugarutse aho Muhorakeye aryamye ku rugi rw'icyumba cye, hari umuntu wakomanze nka gatatu abura umukingurira, maze bwa kane ahita asunika urugi, uwo kandi yari Emerance. Nuko Emerance ahita abwira Muhorakeye ati mana yanjye Muhorakeye, ko waryamye cyane, usigiye maze ku rugi ndi gukomanga, shana ntangiye kugira ubwoba. Muhorakeye ati shandi kuribwa mu nda cyane. Emerance ati reka nze gato. Emerance ahita asohoka ajya mu gikari afata telefoni, nuko arayikandakanda ashyira ku gutwi. Mu gihe uwo yarahamagaye atarafata telefone, Emerance ari kubyinisha amaboko ndetse n'amaguru, bigaragara ko yishimye. Arangije ati Nicole, ariko Imana iradukunda we, yo mfasha tuvuge haleluya kuko imirimo ikoze irahebuje. Nicole ati mbwira sha haleluya ziterera rimwe maze kumenya aho ibyo byishimo biturutse. Emerance ati Muhorakeye nawe yafashwe. Nicole ati haleluya, Mana we wumvira igihe koko. Ese koko Muhorakeye yaba yafashwe? Mbese Muhorakeye yaba agiye gupfa nawe? Rebecca ndetse na mukobwa
wafashaga imirimo kwa Keve bamaze gupfa bazize amafunguro bagaburiwe kuri wa munsi wa bya birori. Mbese Murakeye nawe yabagiye gupfa. Ntuzacikwe na episode zizakurikiraho. Mwakoze cyane kandi Sam Story arabakunda. Kora subscribe kugira ngo tuzabane neza kandi mu buryo bukwiye.